uyu munsi tukaba tugiye rero kuba tuganira ku mugabane wa kabiri w'ubumenyi w'uburiganya mu isomo ryo twita isigushije ishyano. Isigushije ishyano nk'aha turaba tureba, ariko iyo tugiye mu buhanuzi ibikomerezwa byabayeho ku isi turabibona, noneho tukaza kubona n'ubu bwami bwa nyuma bwitwa ubwami bwa kane bwashinzwe na Satani, aribwo bwitwa ubwami bwa Roma, bufite imitwe 7 n'amahembe 10. Twabisobanuye ibyo ari byo, ubu sinabijyamo kuko ntabwo ari gihe cyabyo. Abashaka ko tubisobanura baza kutwandikira baza kudusobanurira muri comments, kugira ngo tuzarusheho ubutakuza wenda kuzarushaho kwibasobanurira. Ariko igikomeye cyane nibwo bwami bwa mbere bwabayeho bwakoranye na Satani, aricyo kiyoka, maze icyo kiyoka kikabaha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Uvuga ngo ubu bwami buriho butegeka isi muri kino gihe, nta revolution ishobora kubuhindura. Nta bundi bwami buzaba munsi y'ingoma bwazakuraho ubwami butegeka isi, kandi buriho mu buryo bw'amayobera utashobora kumenya kuko bwashizwe na Satani. Ku murongo wa 3 aravuga ngo nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ko n'akantu gakomeye. Ubutware butegeka isi muri kino gihe abantu bose barabukurikira, bose baragenda batangara ngo ninde wahangara Amerika, ninde wahangara Uburusiya, ninde wahangara ibiriya bihugu bikomeye cyane twita abami 10 bitegeka isi. N'abantu ntabwo bajya babisobanukirwa ngo babyumve. Ubu ni ubwami bukomeye butegeka isi, abantu bose baratangara. Mu kanya turaba tuvuga ku byerekeye intwaro yifashishijwe. Ni igitangaza ko iyo ntwaro nta muntu wayihagarara imbere. Niyo mpamvu navuze nti abari buyumve baza kwiheba, ariko nabingiye kugira ngo bakomere, ahubwo bamenye gusa agakiza kacu aho gaturuka. Ntabwo ariko bose batangara, ko hari n'abandi wenda basanzwe babizi, ariko kugira ngo tubiganire muri kino kiganiro cyacu, abadukurikira nabo bagira icyo abatari bayizi bayimenye, bamenye naho tugana hariho. Ku murongo wa 5 ukavuga ngo iyo nyamaswa yakomeretse urugoma rwayisha ariko kongera ikabaho, ni ubwami bwa Roma bwakubiswe inkota mu ntambara 2 zatambutse. Ya mbere ni intambara ya mbere n'iya kabiri byabaye ku isi mu kinyejana cya 20, byahinduye amatwara y'imitegekere n'imibereho uko yari imeze imbere. Haza ubutware bundi bushingiye ku kintu cyitwa Loni. Ntabwo kera ibyo bintu byigeze kubaho, ariko Loni igiye kurebura bitabaho. Ahubwo nyuma yayo hari ibihugu bya rutura bishaka kwigaragara yuko ari ibihugu nk'ibindi, ariko atari byo, ari ikinyoma. Byo bigizwe n'abatware, kandi abayobozi babo ni abami bategeka isi. Abo bami bari mu bwami. Bibiliya iravuga ngo muri iyo minsi ngo hanyuma y'ibyo ngo hazabaho abami 10 bazima muri ubwo bwami. Abo nibo rero bimye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ubu ngo barategeka isi. Kandi iyo tuvuze ngo ndibwira yuko ababihakanaga buhoro buhoro bazagenda babyumva, kuko nicyo tushaka, kuko ubuhanuzi ntabwo busobanurwa nk'uko umuntu yishakiye. Oya, ni ikintu gikomeye cyane, kandi ntabwo urashobora kubyumva bikurikije kereka babandi bavuga ibintu bijyanye n'irari ry'abantu, abantu bakabyumva bati. Ariko turakwereka ko ibi ni ibintu ugomba nawe ubwawe gusenga ukamenya niba koko warahawe umwuka w'Imana. So umurongo turavuze ngo ihabwa akanwa kavuga ibikomeye. Ku murongo wa 4 baravuga ngo abantu ngo baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde wabasha kuyirwanya? Twabonye ko kiriya kiyoka ari we Satani cyabahaye ubutware bukomeye n'intebe yacyo ya cyami. Mbere na mbere cyabanje kubaha imbaraga za Satani
zahawe sisiteme itegeka isi yibumbiye mu bihugu 10 ariko byihishe mu kinyoma cyitwa Loni. Noneho bategeka isi mu buryo buteye ubwoba. Intwaro bafite n'ubushobozi bifashishije bitangwa ni siyansi na tekinoloji ntabwo ushobora kubisanga ahandi, nta nubwo bigeze bibaho kuva isi yaremwa mu mateka yayo, usibye ibyo tutazi byaba byarabayeho mbere y'umwuzure wabayeho mu gihe cya Nowa. Ariko kuva isi in all the civilizations kugeza ukeje no mu byo bita antiquity, ntabwo tuzi tubona ibintu nk'ibi, kandi ndibwira yuko bitazagaruka. Ahangaha aravuga ati baramya icyo kiyoka kuko nicyo kiba gishaka kuramije inyamaswa, ni system iriho akayikurikira n'ibyo itegeka n'ibyo ubwira, kuko cyane cyane yanga ubukristo uhereye mbere na mbere ubwami bwa Roma bwangaga undi muntu wese witwa umwami akaba umwe. Uri mu igihe cy'amateka ya antikite ubwami bwa Roma bwatangiye, ariko bugenda bwegarurira isi mu mayeri burakomera kugeza aho bwazanye ikinyoma gikomeye cyitwa demokarasi kugira ngo ubone uko buryanisha abantu. Noneho kugeza na none tukaba turi mu majya akomeye. Murongo wa 4 ukavuga ngo baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Kuko ubu butware buriho, ninde wabasha kuburwanya? Nuko tugiye kubibona. Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi ryihishemo. Amezi 42 ni ya myaka dutegereje muri cya cyumweru cya nyuma cya 70. Ntashobora ngo kujyamo nonaha. Ubwo inyamaswa imaze kwita iziyita Imana, iyi system itegeka isi izageraho ibyari cyago, igihuru kibyari igihunyira, haze noneho uzayiturukamo witwa Imana. Turabona abategetsi bari ubu nk'aba Putin na ba Trump bafite ukuntu uko bameze, n'ibigirwamana bitinywa ku isi. Ntabwo mu mateka bigeze bibaho bitya. Ndavuga no mu mateka nyuma y'intambara ya kabiri yose hashize imyaka 80, ntabwo hari hakabayeho abategetsi nubwo bari bubashywe bano bategeka ibihugu bikomeye, ariko aho bigira naho dutinya umuntu no kubavuga mu izina. Kera habagaho bakwigaragambya, abantu bagatuka ibyo bita ngo ni imperialisme, abandi bagatuka ibyo bita ngo ni communisme, abantu bagishukwa. None ubu ngubu habayeho kwerura. Twabonye ukuntu Uburusiya bwagambaniye Maduro kandi bufatanyije na Amerika, kandi ubundi bitwa n'abanzi bagambaniye n'uwahoze ari perezida wa Syria Hafez al-Assad. Reka noneho turebe umurongo wa 6 ngo ibumburira akanwa kayo gutuka Imana. Aho ibintu bigana ibiriho biraganisha gutuka Imana no kwisuzugura. Ejo nabonye Trump agurisha ngo ikibumbano ngo kigaragaza Yesu, akigurisha miliyoni 2. Ibi ni nk'agashinyaguro. Barangije ngo no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Ubaho tuvugira aha, ubutware bwa system itegeka isi iratwara amoko n'imiryango n'amahanga n'abagezwe n'indimi zinyuranye zose ku isi, nta wabihakana. Abari mu isi, ubarire ikintu kibabaje, abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Ahangaha Mwuka arahendera avuga ngo ufite n'amagambo yavuye mu kanwa k'Umukiza. Ufite ugutwi niyumve. Amatwi avuga saya yo hejuru, kuko ayangaya abantu barayagenda ariko ntagire icyo bamarira. Na amatwi yo mu buryo bw'ubugingo, amatwi imbere yo mu buryo bw'umwuka ashobora gutuma ushyira agati impembero
kuko abwirwa benshi niko umunyarwanda yavuze, ariko bene yo bakaba bayumva. Aha rero ni uburyo bwo gutekereza no kwibaza aho ibintu bigana, kuko inyamaswa igiye gutwara kandi abari mu isi bazayiramya. Ubu ibyo siyansi na tekinoloji baduha n'amabwiriza baduha turabiramya. Ese tubiramya dute? Tubishishikarira kubikora no gutekereza yuko ari byo tuzakuramo ibitubeshaho no kubaho kwacu. Ubu baduteye intambara yo kutwima imvura bakoresheje icyo bita weather warfare. None ubu ngubu twese ibihugu byose birahurumbanira ngo gushaka uburyo ibintu byo twita irrigation schemes, ibintu byo kuhira imyaka. Kiriya kintu abantu bakaba bavuga ntabwo abantu bashobora kugira ubwenge bushobora kuba bwakwirimira imvura, kuko nariya amazi buhira of course azanwa n'imvura. Imigezi nimara gukama ntibazashobora kugira icyo buhira. Usanga babikora nk'abantu batazi ibyo barimo, ngo naba imvura igiye igwa ntibwire igihe nta kibazo tuzuhira imyaka. What are you talking? Uzuhira imyaka se imvura n'imigezi ubwayo niyukama bizagenda bite? Iyo program nayo irahari. Hari imvugo ivuga ngo man has to tame nature. Bivuze ngo umuntu ashobora kwigarurira ngo akagenzura kandi agaha umuyoboro imiremerwe y'ibintu byose, ariko ibyo bintu bigomba kugira iherezo. Twebwe tubeshwa n'utwo tuntu Satani agenda dutwara avuga ngo twebwe muri twarimo ubumana bwo kuba twakwirokora, ahubwo utekereza uburyo gusa twakwambaza Imana. Aha rero abangaba barimbuka abari mu isi bose bazayiramya. Ni bande bazayiramya? Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa ku isi. Ufite ugutwi rero niyumve. So muri make mwene data niyo nashaka kukubwira, ubuhanuzi n'ubwo warumubajije turabubonye, noneho aho buri turahabonye, dutanze n'ingero za system. Iyo tuvuze Trump tukavuga Putin tukavuga Jinping tukavuga n'abandi bakomeye mu isi, tuba tuvuga iki? Tuba tuvuga icyo twita mu cyongereza minions. So minions abagaragu ba system, bafite bashebuja batagaragara bahari batwara babategeka ibyo bagomba gukora. Tujya tubavuga abo nta n'umuntu bazi, ntibashaka no kwigaragaza, kuko bigaragaje bakamenyekanisha n'ibyo bakora ntabwo isi yatekereza. Ariko bafata bariya abashumba babo bakaba bagaragara. Bariya abashumba babo rero barategurira umutahiza mukuru naza, ibintu bizajya iwandabaga, nimbo tuzagaragara, nibwo ibyo bakora byose birimo bizagaragara. So rero Imana iguhe umugisha, nicyo nashaka kubwira. Pastor urakoze cyane kutunyurira mu nsanganyamatsiko y'iki kiganiro cy'uyu munsi, ariko reka noneho turebe ingingo ya mbere y'iki kiganiro, aho watubwiye ko abantu tujye kumenya intwaro Donald Trump yakoresheje akora Maduro ku butegetsi igiye kudutera ubwoba. Yakoresheje intwaro itari ukohereza abasirikare bagashimuta Nicolas Maduro wamukuye nyine mu buriri bwe n'umugore, ko yaryamye atazi ko ari bushimutwe, bucya yisanga muri Amerika, aryamye ari muri Venezuela, bucya yisanga i Washington DC. Icyo bwa cyo ni ikibazo gikomeye cyane, ni igitangaza. Ubu ntabwo wagenda ngo ufate umuntu upfe kumuzana utyo. Trump bwe yaravuze yuko hari ahantu aho yabakuye umugore n'umugabo we, hari ahantu hakomeye cyane, mu cyongereza byo bita a fortress. Ni ahantu hari fortified, harinzwe na tekinoloji ikomeye cyane y'Abarusiya, kandi bari bahawe n'intwaro z'Abashinwa zikomeye cyane zo kubarinda. Ariko bano bantu Amerika yakoresheje intwaro nshaka gushyira ahagaragara, wenda abandi bazi, yitwa sonic weapon. The sonic weapon cyangwa ultrasonic weapons ni intwaro zitari zakoreshwa muri modern warfare, uburyo bw'intambara yose. Trump yaravuze ngo intwaro twakoresha, ibyo twakoresheje, tekinoloji twakoresheje nibo bwa mbere ikoreshejwe kuva intambara ya kabiri yarangira y'isi yose. Asobanura ko iyo ntwaro bayikoresheje ni intwaro esikorite, ni intwaro ikoresha icyo bita babyita ngo ni
ni beams bakoresha bakazohereza mu bantu zimeze nk'imirasire ariko zimeze nk'imyambi igenda igacumita umuntu. Iyo rero ni nk'urumuri exactly. Those bafite there is another language, another word bakoresha nshaka kuza kukwibuka. Ibyo rero iyo bije nibyo iyo bije mu muntu rero bari abantu bari baharara abasirikare benshi bagadinze hariya, ariko bose bahise bibinjiramo. Ni ibintu biza bikaza bikijira mu rwego rwo bita ngo ni caustic. Caustic ni ibintu bijyanye no kwijira umuntu mu matwi akumva ibintu, none ibyo bikamutera ikibazo. Byateye abasirikare bose bari bafite aho ngaho ikibazo, bose bava imyuna icyarimwe. Barangije abenshi muri bo baruka amaraso. Tekereza abantu bari baraho bari ku rugamba gukubitwa n'ikibazo barinze ahubwo. Yes. Bo rero bangaba babikoresha baravuga nibwo buryo bwiza ngo ni non-lethal. Non-lethal ni ukuvuga ngo ntabwo ikoresheje intwaro ya kirimbuzi, ariko umuntu mukubise ikinya ukoze ibyo ushaka, nkuko umuntu ushaka kumutera karifomu yarangiza ukamwambura ibyo ushaka ukigendera agasigara asinziriye akaza kubyuka byose byarangiye. So iyo ntambara iyo ntwaro rero uko bayikomeze, niyo ntwaro iri ku rwego ruhanitse. Bavuga yuko bya bihugu 10 bikomeye cyane cyane bavugamo Ubushinwa n'Uburusiya n'Abanyamerika yuko izo ntwaro bazifite, ariko Amerika in this time niyo yakoresheje muri Venezuela. Ni ikintu gishya cyagarutse cyaduhishuriwe yuko uko tumeze tudafite ubushobozi ubwo ari bwo bwose ku isi twa mounting uburyo twakwiyorganiza ngo turwanire uburenganzira bwacu. Bibiliya yavuze ngo ninde warwanya inyamaswa. Ikibazo kiragarutse, ninde warwanya iyi system iriho kugira ngo azane amahoro. Ese Trump uko avuga ngo biriya mu kubikora uzi ukuntu uko abivuga kugira ngo yumvikanishe ngo Maduro was arrested in order to face justice. Ngo yarafashe kugira ngo ashyikirizwe ubutabera. None se Trump ni umucamanza, ni Imana, iki kuki abantu batumva icyo kintu? Ese ko ari wamureze ibyo yamureze, evidence cyangwa ikigaragaza ubuhamya ni iki yuko yacuruzaga urumogi? Abantu bose bazi yuko urumogi ruva muri Colombia batwara muri Amerika, amasosiyete abikora n'ay'Abanyamerika turabizi. Ariko se kuki kiriya gihugu bagiteye barangiza noneho bamaze kumufata, kuki bavuze ngo bagomba gutegeka bo ubwabo? Trump niwe ugomba gutegeka nde? Niwe ugomba gutegeka Venezuela. Noneho yavuze ngo uriya Rubio, minisitiri Marco Rubio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamutoreye kuyobora Cuba cyangwa Cuba. So kuko ntihakomoka. And iyi gahunda bafite agenda ndende yo gusenya biriya bihugu bigifite pockets of resistance nka Cuba imaze igihe kirekire yarashoboye kuba yarashatse kugira ubwigenge bwayo no gukora ibintu byayo bwite. N'abantu benshi bari hariya muri Cuba bari barinze Maduro, benshi bari abakiba. So rero urumva Cuba resistance imaze imyaka 80 kuva intambara ya kabiri y'isi yose. Bakoze revolution yabo mu cya 1959. Imyaka 65 irashize. Bashaka kugira ngo bakore iki? Bagira ubwigenge nyabwo bashingiye kuri umurongo wa politiki wa communism, babishyikiwe muri byo bitaga Soviet Union ya kera. None ubu ngubu abantu bose ku isi ni uguceceka, kuko ninde wahangara guhagarara imbere y'icyo gihanyanswa? Kuko ubushinzwe intumwa ya Donald Trump ishinzwe Afrika akaba ngo ari na musanzire we Masad Boulos. Yes. Aherutse kubwira ibihugu byose byo ku isi uko bikwiriye kurebera kuri Venezuela. Ku cyitwa noneho inkomoko y'ubuyobe tubona mu madini, cyane cyane amadini ya Gipantekote. Rero kuki tubona
mu madini, ndavuga mwebwe abafite amaso y'umwuka, kuko benshi mu bari bw'isi ntabwo ibi babisobanukirwa. Muri iyi nyandiko dufite turashaka kureba bimwe mu bintu wenda tuzakomerezaho n'ubutaha, ariko dushaka kugira ngo dusobanukirwe neza kurushaho ibintu tubona byakirwa mu mibereho yacu ya buri munsi, tukibwira yuko hari uburyo wenda bwa siyansi cyangwa bw'iterambere, ariko mu by'ukuri bifite aho bihurira n'uburyo n'ubugingo bwacu cyangwa n'ubuzima bwacu bwo mu mwuka, ntitumenye yuko tuba twinjizwa mu mikorere ya Satani ikomeye. Muri ino nyandiko rero turareba ku cyo twita New Age Movement. Twababwiye uburyo bushya dukomeje kubahwiturira ko twamaze kubwinjiramo ku mugaragaro. Nababwiye ko kuva tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ushize w'ibihumbi 2025 habayeho uburyo icyo twakwita shift, tukinjira muri paradigm nshya ya spiritualite cyangwa izaba ijyanye n'imyumvire n'imitekerereze ya muntu. Murabona mbaye nk'urugero, murabona muri kino gihe hari ikintu cyitwa Gen Z cyangwa Gen Z cyangwa Generation Z. Ibi ngibi bikaba ari ibintu bisigaye byifashishwa mu kuzana imyigaragambyo n'imidugararo hirya no hino, cyane cyane mu bihugu byacu bya Afurika no mu bindi bihugu bivugwa ko biri mu nzira y'amajyambere. Kira ni ikintu cyateganyijwe kugira ngo habeho imidugararo ku isi, habeho no kurimbuka kw'ibihugu byinshi, noneho binyuze muri byo bwabyo gushwanyuka. Hambere ahangaha habayeho ibihugu byagiye bisenywa. Ingero ni nk'uko turi igihugu nka Sudan, igihugu nka Libya na Iraq. Ibyo barabishenye bifashisha imbaraga za gisirikare kuko byari bifite ubukungu bukomeye butajegajega, bitasabaga abantu kujya kwigaragambya. Ariko ubu ngubu faze ya kabiri ikurikiyeho, nari mvuze Sudan, ariko Sudan ntirimo, ahubwo ndavuga ibihugu nka Somalia, nka Libya na Iraq. Abazi ibyo ngibyo murabizi ko byagiye bikurwaho za leta, ariko ubu kubera ubukungu ko bugenda busenywa ku isi, baragenda hifashishwa urubyiruko rutazi iyo ruva n'iyo rujya, bakarwogeza ngo ni Generation Z. So rukaba ari rwinshi cyane mu bihugu cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere. Abantu bari muri iyo myaka ni segment nini cyane ya society, cyangwa se bagize umubare munini cyane muri buri gihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Abenshi muri bo ni abagiye biga ntibabona akazi, cyangwa se abacikirije amasomo, ariko bakaba mu by'ukuri ubuzima bwabo buri muri telefone, bashobora kumanipulatinga telefone communication cyangwa uburyo bwa telefone bakavugana, kandi bakagezwaho inkuru ko ari abantu bafite ibitekerezo byakira vuba ibintu, ariko mu byerekeye by'ubwenge bakaba bakiri abana, bityo bakaba bashorwa mu bintu bibi. Barogezwa rero ahantu hose, ugasanga nibo bashaka kunyuramo kugira ngo basenye ibihugu abo ngabo babereye abaturage, nk'uko bikorwa byakozwe muri Kenya, byageragejwe muri Uganda ntibyakora neza, ariko muri Nigeria, muri Gambia, muri Tanzania, nahoze numva ari n'abashatse kubikoresha ngo kuri Goma, muri Congo, ariko ngira ngo ntabwo byari nk'ibintu byo gukangura gusa abantu, ntabwo byari birorganize. So nkaba nshaka rero kugira ngo mbereke yuko ibyo ngibyo abantu benshi barabikurikira. Ubwo nashatse kubivugiye kugira ngo murebe ukuntu abantu bajya mu bintu bakabikurikira ndetse bakanabishyigikira, ariko kubera ubujiji ntumenye yuko ari umushinga wa Satani wateguwe kuzabaho, cyane cyane nyuma ya Covid, yuko ubukungu bumaze kugwa. Ariko usanga abantu benshi, abanyapolitike n'abandi bantu, bivanga n'ibyo bintu, bamwe bakanabishyigikira, cyane cyane abitwa ngo bari muri opposition, cyangwa ibyo twita ngo ni abatavuga rumwe na leta. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, biri political, ariko kandi bishobora twese kuba bitugiraho ingaruka, nubwo butari umunyapolitike,
uri umuntu w'umuturage wibereye aho, kuko ntabwo ariko abantu benshi abitwa abanyapolitike ni abantu bake cyane, kandi nabo ntabwo bari abanyapolitike, ni abantu baba bagenda gusa ahanini cyane baba bashyigikiwe n'inyungu z'ibindi bihugu, cyane cyane biriya bitegeka isi, bashaka gushora isi mu mage, umuntu akabaho ngo ni umunyapolitike. Ariko abenshi nta kintu baba bafite keretse kuba bashyigikiwe n'izo mbaraga zindi. Umunyapolitike ntabaho, there is nothing like that. So nkashaka rero kukubwira ko ibyo ni urundi rwego rwo kutwereka uburyo isi igenda ipfa. Uyu munsi ndagira ngo ariko twibande cyane ku byerekeye iby'umwuka, kuko twebwe nibyo bitureba cyane kandi nibyo by'ingenzi ku bugingo bw'abantu. Muri iyi nyandiko ubwo twavuga ikintu cyitwa New Age, uburyo bwo guhindura abantu bagatangira kubaho mu bundi buryo butandukanye n'imico kama, imibereho yari isanzwe y'abantu, bagahinduka nk'inyamaswa kugira ngo batakaze ubumuntu, baba abantu mu buryo buri biological, ni ukuvuga baba abantu nk'uko tubabona, bafite imitsi n'inyama n'amaraso, ariko mu mwimerere wabo barahindutse inyamaswa. Ntacyo baziririza, ntacyo batinya, kandi amategeko yabo y'Imana cyangwa ayashyizweho na constitutions, ubu ni ukuvuga ayashyizweho na za leta, batayubaha. So kuri bo constitutionalism cyangwa constitutionality ntabwo ari ibyabo. Ibintu bijyanye na itegeko nshinga, muzi itegeko nshinga abantu benshi ariyo bifashisha, ariko usanga bano bantu bashobora gusara ibyo itegeko nshinga bakarivuga ngo bararwanira uburenganzira bwabo, yego bakabivuga batyo, ariko muri ubwo burenganzira bwabo ugasanga barahutaza abandi. Ibyo rero bikaba ari ibintu usanga bitari balanced, bitari ibintu bimeze neza, cyangwa nta gushyira mu gaciro kurimo. Abo rero abantu bameze batyo bagiye kwiyongera ku isi kandi bagiye kuzana amage. Abo niba bakubita rero na kino gihe twinjiramo kibi cy'abantu kutakaza ubumuntu, bizaborohera kugira ngo bagende muri uwo mujyo, yego, kuko bazaba bafite ibibashyigikiye biganisha ku guhirima kw'inyoko muntu. Umurimo wacu rero ni ukugira ngo dufashe bashobora kumva, urubyiruko nezezwa n'abantu benshi b'abasore cyane cyane bakiri bato mu myaka za 20, isi bakaba bayirimbukiramo batitonze. Murakoze rero, reka turebe aya magambo. Hano haravuga ngo movement yitwa New Age nababwiraga irimo irakura ku isi yose, abantu benshi bayishyiramo ibitekerezo cyangwa imyumvire yabo ikurikiza ibyo yigisha, ndetse maze gutwara abantu mu bitekerezo byinshi, imyumvire igera mu bihumbi binyuranye kandi itari imwe, ariko buri muntu akagenda yibonamo muri rimwe muri iyo myumvire cyangwa iyo myemerere, ndetse no mu bindi bintu bikorwa mu rwego rw'ibirori. Ikaba ikubiyemo rero ibintu byinshi, birimo iyobokamana rishingiye ku mana nyinshi, nk'uko biri mu bihugu byo muri Aziya. Muzi yuko abantu bo muri Aziya cyane cyane b'amadini y'abahindu bemera imana nyinshi, ugasanga natwe abantu nko mu bihugu cyane cyane by'uburengerazuba bw'isi barabyakiriye, kandi iyo babyakiriye natwe muri Afurika ubwo bihita bituziramo ko twumva yuko twabaye nkabo. Ni nako byateguwe kugira ngo tujye twadimiyaringa. Admiring bivuze kwifuza gusa nabo mu byo bakora no mu myitwarire, ibyo bita tests, minds, uko twe mindset cyangwa imyumvire yacu igasa n'iyabo. Aba rero nibo bifashishwa. Iyo tuvuze the New Age tuba tuvuga iki? Tuba tuvuga nanone icyo bita the Age of Aquarius. The Age of Aquarius ni paradigm cyangwa n'ubundi buryo bw'impinduka zikomeye zirimo ziba ku isi, zitandukanye n'igihe twari turimo kimaze imyaka ibihumbi byinshi. Abanya astrologers cyangwa abantu bagenga iyi si mu ngengabihe no mu nyito y'ibintu, abo bita astrologers cyangwa abandi barabuze inyenyeri,
icyo bise ibyo bise ngo ni Pisces. Icyo gihe cya Pisces nicyo kimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Abenshi babona ikimaze ibihumbi 2000, bashatse kwerekana kuza kwa Kristo ku isi kugeza none, ko Kristo ashingiweho nk'umuntu noneho wahuje abantu bose b'isi binyuze mu kumenya Imana y'ukuri, ndetse n'amadini menshi nk'abayisilamu n'ayandi madini yaje hanyuma ashaka gukopera Kristo mu kuvuga Imana y'ukuri imwe nk'uko yaje abyigisha. Ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane cyaje kutuzaho muri ubwo buryo. Abantu barabanza bibona mu madini anyuranye bakumva yuko yose yavuye ku Mana, noneho biza kurangira aho abantu bagiye baterera imbere, cyane cyane guhera mu kinyejana cya 18, aho abantu bavuze yuko bajijutse bakabona icyo bita haje icyo bita ngo the age of enlightenment, abantu kuba bajijutse. Mwibuke yuko age of enlightenment yazanywe n'ibindi bintu byinshi, ariko bikomoka mu kinyejana cya 14 mu byo bitaga ngo renaissance cyangwa renaissance. Abize ayo mateka wenda biranyorohera kubasobanurira. Cyari igihe cyo kuva mu byo bita middle ages. Middle ages ni ukuvuga ibihe byo hagati. Ibyo bikaba byarakurikiye icyo twita the dark. Ubu tukaba turi mu gihe cyo kugenda twamburwa ibyo twari dufite. Ni ukuvuga ibyo ni ibihe ibyo batumenyereje kuba mu z'amashanyarazi, batumenyereje kuba dukora twiga tugashaka akazi muri za industries, muri services cyangwa serivisi no mu bundi buryo bwo gukora. Ibyo rero bikaba birimo bigiye gukurwaho, noneho abantu bakabaho ntacyo bashobora gukora, bagasimbuzwa imashini muntu, arizo computers n'amarobo, nazo ni computers bifite ubwonko nk'ubw'umuntu bigakora, bikaba byasimbura umuntu. Abantu rero benshi bakazasigaraho mu by'ukuri ntacyo bakora kigaragara kibabeshejeho, usibye gusa kwitubona abashomeri, kuko imirimo myinshi izabikoreshwa n'izo mashini. Murumva icyo kintu umuntu kumenyereza akagukura mu mibereho ya yindi ya kera twabagamo duhinga, ibyo bita feudalism. Abantu babagaho feudalism bari bwa gihake na gikonde, n'abantu babagaho bagahakirwa inka cyangwa bakubutaka bw'abandi bakabuhinga bakabatunga. Umuntu wese akaba azi guhinga akaba yabaho. Ariko ubu ntabwo bizakunda, kuko abana bacu urubyiruko ntabwo rukura rutozwa ibyo, bararuhatira cyane kujya ku ntebe y'ishuri bakiga bakaminuza, noneho igihe cyagera kandi kuzabura icyo bakora, cyo akaba yakora agasanga byaragiye bisimburwa n'amarobo. Ubwo rero byo bikaba ari ikibazo gikomeye. Hanyuma rero ibi ngibi bishaka kugira ngo tuvugeho akaga gakomeye cyane twinjira muri kino gihe. Hariho mu buryo bwa kimwuka, nk'uko nari mbabwiye yuko tugiye kureba cyane cyane inkomoko y'ubwo buyobe. Ubuyobe tubona mu madini, cyane cyane ya Gipantekote, kuko ari ayandi. Impamvu tutayabonamo ubuyobe nuko ntabwo ashingiye ku cyitwa umwuka, ashingiye ku mahame aba yarashyizweho na ba nyirayo, abantu bakayakurikiza, kandi abantu ntibagire ikindi kintu bo babazwa. Ariko twebwe tukavuga yuko duhabwa umwuka wera, ahubwo Satani biramworohera, kuko iby'umwuka ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu abantu benshi batanabyumva bakanabiseka, ariko umwuka uriho. Ndavuga umwuka wera w'Imana, kandi hariho n'imyuka mibi. Imyuka mibi barayemera, abapagani bose bemera yuko imyuka mibi ibaho, kuko bazi yuko hariho kuroga, hariho gushikisha, hariho ikizo mbaraga, barazemera yuko zihari. Ariko umwuka wera w'Imana barawuhakana. Benshi muri bo ntibawumva neza, kuko nta iyo experience ntibayifite, kuko umwuka wera ntabwo agenda yibuza nk'imyuka y'abadayimoni uko ikora. Umwuka wera ni Imana ifite icyubahiro gikomeye, itura rero mu bantu bahindukiye ukuri kugira ngo babere umucyo, ari we Kristo muri twe. So rero tugiye kureba bimwe muri ibyo bintu biranga cyangwa bigenda biza muri ubwo buryo. Hari imyumvire tujya tubona mu madini muri kino gihe, harimo ibintu batwigisha yuko ibintu byose
biremye cyangwa bihuriye ku kintu kimwe kigari, cyangwa se ikintu runaka kikaba ari igice cya bwa bumwe bugari dufite, ibyo byitwa universalism, kuko twese tubarwa mu buryo, iyo ni imyizerere ya gihindu na kibuda, ariko birimo birinjira no muri twe aho bemera yuko ikintu cyose ari imana, kandi imana ishobora kugaragara mu bintu byose. Ndetse hakaba mbese bakagera no ku rwego rwo kuvuga yuko umuntu nawe ubwe ari urugingo rugize imana, is part of God, ni imana ubwe, kandi akaba ari kimwe ari mu ngingo zigize imana. Ndetse bakemeza yuko umuntu adapfa, abaho iteka, ndetse bakavuga yuko umuntu ashobora kwishakira akiremera ukuri kwe, uko kuri kandi kwe kaba guhagije. Niyo mpamvu umuntu azakubwira ati yewe, mwavugana gatoya ku byerekeye iyobokamana, ati yewe ufite kwemera kwanjye, yewe ufite ukuri kwanjye namenye. So iyo mivugire imeze ityo ntabwo yapfuye kuza, igenda ifite aho igenda ishingira, kubera ibyo abantu bagenda bavuga, bakubwira bati ibi bintu bimeze bitya, biriya bimeze bitya, ariko byose ni amahitamo y'umuntu. So ubwo rero ugasanga ni ibintu turimo twinjiramo kandi biteye ubwoba. Iyo tuvuze ngo man never dies, kiba ari ikinyoma, kuko muri Bibiliya man never dies mu Kinyarwanda uvuga ngo umuntu ntapfa, ariko umuntu arapfa ndetse akanarimbuka. Twe tumenya yuko Bibiliya itwigisha ko hariho impfu ebyiri umuntu apfamo. Hari urupfu rwa mbere, ari rwo twita gutandukana k'ubugingo n'umubiri, hakabaho n'urupfu rwa kabiri, ari rwo twita gutandukana k'umuntu cyangwa k'ubugingo n'Imana by'iteka ryose. So rero uko niho gupfa kwa kabiri. Ariko abangaba kuko bemerera bemerera mu byo twita life cycle, cyangwa uburyo bw'umuntu gupfa, kongera kagahambwa ariko kongera hagaruka, noneho akagaruka wenda yari inyoni cyangwa ari inkoko cyangwa ari imbwa, bityo akajya agenda ahinduka, nguko agenda yitonda akora byiza, ngo igihe kizagera akagenda ntagaruke, akajya mu byo bita nirvana, akaburira muri Brahma. Brahma ni ukuvuga imana nkuru, cyangwa ishingiro ry'ubumana, aribyo twita God head. Uwo muntu rero ugasanga ngo abaye atyo. Ngira ngo abazi iyo imyizerere murabizi. Usibyeho gusa ibintu bijyanye n'iby'ubukamana cyangwa by'umwuka, abantu babyitaho baba ari bake. So rero tukaba dushaka kugira ngo twumve ibyo bintu kandi tubitekereze, tumenye n'icyo ari cyo. Iyo tuvuze rero ibintu bya New Age, ishaka kubabwira kugira ngo tugere ku buyobe bw'amadini tubona, ubundi mu mateka yabyo bavuga yuko New Age movement igomba kuba ari ukugenda tugarura ubupagane, cyangwa imyizerere ya gipagane mu ibanga, tukagenda tuyigarura mu madini ya none, kugira ngo ibyo byakorwaga kiriya gihe cya kera tube tubikora ubu ngubu. Ndetse inkomoko ya byose cyangwa y'ibi tuyisanga mu itangira ry'ibihe, muri Bibiliya iyo twita itangiriro, mu ngobyi ya Edeni, aho inzoka yabwiye umugore iti gupfa ntibuzapfa, nimuka muri kuri kiriya kintu Imana yabujije, cyangwa itunda nk'uko tubyumva mu Kinyarwanda wenda cya none, cyangwa urubuto cyangwa igiti cyari hagati mu ngobyi. Icyo kintu cyatumye abantu benshi bayoba, cyangwa icyo kintu cyatangije kwigomeka kwa muntu kugira ngo umuntu arimbuke. Abantu rero bakomeje kugendera muri ubwo buryo, ariko aho Yesu aziye azana undi muco mushya n'indi. So rero tukareba ko ibi ngibi ari ibintu bikomeye nk'uko twari tubyumvise. Aha rero ni iki tubona, hari iyo tuvuze iyi mikorere igenda iza mu iyobokamana rya none ryacu rya gikristo, ariko cyane cyane rya gipantekote, dusangamo ibintu byinshi bikomeye, kandi mu by'ukuri
bigenda bituvangira. ushobora gutanga nk'ingero. Nk'ubu hari imyigishirize muri Pentekote, iyo ushaka kuvugaho ko maze iminsi mbabwira yuko ari amadini yo twayavuzeho narayarangije, ariko ndi muri Pentekote kuko mfite impamvu zabyo. Yiringire ko Pentekote ariyo nzira Yesu yadusigiye ubwo yavugaga ati ntimuve mu murwa mutegereze kugeza aho ibyo nasezeranyije data yasezeranyije bizabazira cyangwa muzabironka, ngo ne kujya kuvuga ubutumwa no kwamamaza ibyo nababwiye. Ariko muri kino gihe kuko aho abantu babitekereje yuko kandi byari byo ni byiza, ahubwo habayeho byatumye Satani nawe aza yivanga akazana imitekerereze n'imikorere, ugasanga abantu ntibashobora kubitandukanya. Iby'imyuka n'iby'umwuka wera byose bakabivanga bikaba ari ikintu kimwe. Ingero ni nyinshi tujya tubabwira. Iyo umuntu yigishije inyigisho muri Pentekotisme zirimo cyangwa mu matorero amadini ya Evangeliko Churches, aho bavuga ngo dominion, gufata ikirere cy'ahantu. Murabona ati gufata ikirere cyaha, ikirere tugiye kugifata, noneho Satani nguye kugenda cyangwa yikuri cyakora. Ibyo ni ibintu ntabwo bishingiye ku butumwa bwiza. Ibintu byagiye biza bituruka muri izi mbaraga abantu bagenda bashaka gukoresha, zikoreshwa mu mbaraga za gikorikoni muri ibi ngibi bya New Age, abantu bakibwira yuko ibyo bintu ari ubukristo. Icya kabiri, kuvuga ngo ururimi ngo urarema, icyo watura kigomba kukubaho. Ibyo bintu nzi yuko namwe bari bubyumve muri gitatu cya Pentekote, nubwo atari bo bwa mbere njye mbivuga, ntabwo muri bubyemere, ahubwo bituma mutanyumva neza. Ariko mu kibazo ndakizi kuko niko mwigishijwe. Abantu benshi baza mu Pentekote kubera bene ibyo bintu. Umuntu kukubwira ko agiye kukubohora, akagukura mu bata, cyo bita deliverance, cyangwa akagukorera ibindi bintu. Ibyo bintu umuntu arabishaka ko buri muntu afite ibyo bimugendaho, akeka ko aribyo bituma atagera ku byiza ashaka, kuko afite ibimuboshye, abyumva vuba ibyo bintu. Cyane cyane ko aba yumva yuko nabohorwa ibyiza by'iyi si azabigeraho. Wenda n'abaruku hari umuntu usanga bavuga ku maradiyo bigisha, n'ubu baracyahari, akisha yuko ategeka kubohoka, ngo agategeka kugumirwa kukavaho, agategeka kugumirwa kwawe, kubona visa, kubona akazi, kubohoka, ngo kubona igikundiro, gutsindira icyangiro. Ukibaza umuntu akagenda akubwira bene nk'ibyo bintu, ariko ntawe kumurikire Kristo kugira ngo wowe Kristo numwakira muri wowe mubana amahoro, aba ari ugukorera byose izina ryawe ryo wambaza, kuko nicyo Bibiliya yigisha. Uzambaza izina ry'uwo azakizwa. Noneho wajya gusaba ugasanga ahubwo ibyo ntabwo birimo. Noneho ugasanga ahubwo abantu bafashe indi migenzereze. Urugero, abantu bakaragura bakabyita guhanura. Umuntu akaba ari aho ahanura avuga ibizaba, kandi ibyo bintu ubu ngubu buri gihe biriho cyane, aho abantu bagenda babwira abandi ubuhanuzi busigaye bubaho muri iyi minsi ngo bwa buri kwezi, bwa buri mwaka na buri kwezi. Ukwezi uku ni ukwa mbere, ugasanga bamaze kuba ubuhanuzi bwako, abantu bagategereza. Ese ubundi umuhanuzi muri Bibiliya ko avuga ngo dore uko Uwiteka avuga, yavuganye n'iki Imana ivuga, bo bakubwira bati umuntu kuvuga ngo dore ubuhanuzi buha ukwezi gutaha, nawe ugategereza ukundi. Noneho rero n'abavuga iby'imigisha y'umunsi, akavuga umunsi n'umwaka turimo, buri munsi akawuha ngo isezerano ry'umunsi. Iyo sezerano ararihandi. Ariko ibyo ikintu kimbabaza, ni bake cyane babyitaho bakabifataho igihe cyo kubitekereza, kandi barwana bavuga ko ari n'abakristo. Tumaze kugira abantu benshi cyane batari bake bari mu gisata cyangwa mu mugabane witwa Pentekote mu Rwanda, ni benshi cyane. Ndetse babarwa yuko ari ryo dini rya kabiri cyangwa religious movement
icyo twita religious movement ya kabiri mu kugira abantu benshi, cyangwa religious organization. Sibyo ko ntabwo ari organization, ko ntabwo ari ikintu kimwe, ni ibintu byinshi binyuranye ariko byose byitira umwuka wera. Abo bantu bavuga ko ari bo ba kabiri ngo kuri Kiliziya Gatolika, ariko yaba ari abantu b'umwuka koko w'Imana, byakagize impact ku gihugu cyacu, byakagize abantu bijijuke b'abatwaramucyo wa Kristo bagaragara, kuko bahawe umwuka nyine wa Kristo. Kuko tubizi yuko umwuka wa Kristo yabanukiye abantu 120 mu cyumba cyo hejuru gusa, ariko izo mbaraga zikwiye isi yose mu kanya gato. Noneho twebwe tukavuga ngo niba turi abantu miliyoni nk'uko babivuga 2.5 ku bantu miliyoni 14 n'urugero, twaba turi abantu benshi cyane, ariko ni ikidini nk'ibindi byose. Why? Kuko twafashe imyizerere ya gipagani tuyinjiza mu byacu, ibyo bita wikidimonology, tukazana imbaraga z'abarungi cyangwa abarangi tukazishyira mu bukristo bwacu, tukazana Nyabingi n'ibyo akora n'abamusenga n'uko banamu abagirwa bayo uko baragurira abantu, ugasanga turi imbere ya Nyabingi turaraguza ngo ni abahanuzi batubwira iby'Imana. Nari mbabwiye ibyo bindi byose umunsi ubuhanuzi. Reka turebe amagambo dusanga amagambo y'umuntu w'Imana Yesaya umuhanuzi, uburyo atwigisha bimwe mu bintu bikomeye cyane byagiye bibaho. Turebe muri Yesaya, nibere ko ari 49. Yesaya 49 murongo wa 20 na hano hari amagambo akomeye agira ati ngo ariko Uwiteka aravuga ati abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo, kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa, kuko ari jye uzakurwanira n'ukurwanya, kandi nzakiza abana bawe. Abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo, bazasinda yabo maraso nk'usinda vino iryohereye, kandi abantu bose bazamenya ko jye Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, intwari ya Yakobo. Aya ni amagambo Imana yabwiraga ubwoko bwayo Isirayeli yuko ari yikiza, kandi yonyine ubwo yari ishobora kuramira umuntu ikamurokora. Amen. Kugira ngo itandukanye n'ibyo abandi bantu bo mu isi batekereza kandi bakibwira. Ahangaha haravuga ati, ijambo ry'Imana hano riravuga ngo igihe Imana yabwiraga nanone ibyago yuko bizagera ku bantu bose, Imana igira iti dore abantu bazamera nk'ibishingwe, umuriro uzabatwika, ntibazikiza imbaraga z'ibirimi byawo. Uwo muriro ntuzaba amakara yo kotwa cyangwa icyotero cyo kwicarwa iruhande. Uko niko ibyo wahirimbaniye bizakubera. Abaguranaga nawe uhereye mu buto bwawe bazigendera, umuntu wese yigira he, ntawe uzaba uraho wo kugukiza. So mukundwa rero, Imana yo mu ijuru niyo ifite ububasha, ivuze ku bantu izakiza. Nari maze kubabwira noneho n'abigometse bazarimbuka. Nta kindi rero kindi cyadukiza cyangwa cyaduha inzira yo gushobora kurokokeramo keretse Uwiteka Imana yonyine. Ntaho twebwe iyo twibwira nk'abantu n'ibyo tugenda dukurikiza, n'ibyo abantu bagenda batubwira batubeshya tukabatwara nk'ibigirwamana, biravuze ngo ntawe uzaburaho wo kugukiza. Umunsi Imana izakoreraho kugira ngo wowe ubwawe
ushobore kuba abo wizeye n'abo wiringiye n'abo ukurikira uraguzaho bakubeshya ntacyo bazakumarira umunsi w'amarira n'ibyago. Iyo turebye rero aya magambo ushaka kugira ngo wenda kino kiganiro mbe nkicumbitse, kuko turacyakiga turacyagikomerezaho kugira ngo tugire ubumenyi, mbuze amagambo anyuranye ajyanye n'ibyo tubona. Bimwe mu byo tubona ntabwo ari byose, ubwo mbivugiye kugira ngo umenye ibyo nawe ushobora kuba watekereza cyangwa wakwibwira. Bibiliya iratwigisha ngo Imana mu bwenge bwayo yashatse ko abantu badakurikiza iriya mihango tubona mu madini twitirira umwuka wera, ahubwo tugomba gushishoza tukamenya yuko iyo mihango mu by'ukuri ari ibinyoma. Iyo mihango ifitemo ugukora nk'uko byahanuwe yuko gukora kwa Satani kuzaza, abantu benshi Satani bakamugarukira, ari byo bizabanziriza kuza kwa Antikristo, kuko abantu benshi bazayoba bagakurikira iyo myigishirize ipfuye aho gukurikira Kristo umukiza. Aho abantu baba bashaka kumva ngo icyo Imana ibavugaho, abandi bakagendana amagambo cyangwa amasezerano avuga ngo icyo Imana yamvuzeho. Icyo Imana yakuvuzeho ni igiki? Ukamubaza kijyanye n'icyo Bibiliya iduhanira kutumva cyangwa kudakurikira. Amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cyitwa Gutegeka kwa kabiri, igice cya 18, umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 17, nsoza ndashaka kugira ngo twumve aya magambo y'Imana tujye tuyitondera. 18 umurongo wa 9, mbabarire, 18 umurongo wa 9 kugera ku murongo wenda 20, hari amagambo agira ati: numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Amen. Katuze umurongo. Imana ibwira ubwoko bwayo Isirayeli, ibabwirira mu butayu, ubutayu bukakaye, iwabo w'inyamaswa zihuma, niho bari bari. Nugera mu gihugu nagusezeranyije, ntuzige gukora ibyo abapagani cyangwa amahanga gukikije akora. Haleluya. Muri kino gihe rero duhuza dute iby'isezerano rya kera n'isezerano rishya? Dore uko tubihuza, kuko abenshi ntibazi no kubihuza. Isezerano rishya tureba itorero, ntabwo tureba Isirayeli. Niyo mpamvu umuntu ashobora kukubwira ati yavuga kuri ibyo bintu agatangira kuvuga u Rwanda cyangwa u Burundi cyangwa se ibindi nk'ibyo. Ahangaha itorero ritandukanye na Isirayeli. Isirayeli abaturage bayo bagombaga kubaho amategeko uko y'Imana kugira ngo bagire amahirwe yo kuramba no gusazira no kurongera imigisha mu gihugu Imana yabahaye bona base na basekuruza. Twebwe tugomba kubaho twibombaritse mu kubaho gushya, tuyobowe n'umwuka wera ari we mwungeri wacu, kugira ngo tuve mu isi yanduye hose tujye mu ijuru. Icyo bita mvuge mu mvugo wenda yahuranyije muri Kanani yo mu ijuru. Haleluya. So Kanani yo mu ijuru niyo ntego yacu, niyo vision dufite, the guiding vision yacu, ubuyobozi bwacu bwo mu buryo bwihishurirwa ni ukujya hariya mu ijuru, apana mu isi. Aha rero Pentekotizimu aho ipfiriye nuko imaze gufata ya myuka y'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni n'abashitsi, batuzanira kureba isi. Nk'uko abakurambere bacu bajyaga kuraguza kugira ngo bakire ibyago bikomeye, bo bajyagayo. Ubu niho tujya by'Imana kandi yatubujije. Dore uko Imana ibwira abana ba Isirayeli kugira ngo be kujya bajya muri ibyo bintu. Umurongo w'amacumu kavuga ngo muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro. Ahangaha iki ni ikintu kitakiboneka cyane, ariko muri New Age bya bintu babwiraga kirimo kiragaruka.
babyita ngo ni fireworking. Fireworking bivuze kugenda mu makara cyangwa kugenda ku byuma by'umuriro. Abameze batyo baragenda barashaka kubigarura kugira ngo bigaragaze imbaraga zikomeye ngo z'ubumana kugira ngo abantu babijyemo, kandi koko ntabwo abantu bazabitandukanya, bazavuga ko ari imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'Imana. Imana itagaragara ifite imbaraga zikomeye. So umurongo wa 10 uravuze ngo muri mwe ntazabone cyucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi. Ibi ngibi dushobora kubona umuntu ukora iby'ubupfumu, biriya byo guhanura no kubwira umuntu ibintu n'ubundi buryo bwo gukora n'ibindi bintu by'ibitangaza. Umuntu akakubwira mu giterane ngo umuntu ari hariya ngo ateye igi, ibyo ni igitangaza. Ibyo ni ibintu by'ubupfumu, ni magic, ni ubumaji mu Kinyarwanda. Umuntu akavuga ngo umuntu ateye igi, abaye inkoko se, what's that? Uzasanga abantu babyara inzoka, abandi bakababyaza ibintu, abandi bakabarukisha. Muzajya mubona kuri za TikTok n'ahandi, usanga umuntu uhagaze bakamukoraho batya, inda yaribye. Sinanze yuko umwuka wera akora ibitangaza, ariko ko nabibabwiye, umwuka wera ntabwo yibeshya. Umwuka wera ashyira ijambo ry'imbere, kuko abahanuzi bose n'intumwa banditse Bibiliya bari bashorewe n'umwuka wera, niko Bibiliya ivuga. Ijambo rero ni ryo cyane cyitabwaho, ntabwo ari imirimo y'umwuka wera ibanza imbere, ahubwo umwuka wera umurimo wa mbere ni ugusobanura no kwigisha abantu ijambo ry'Imana, nk'uko Kristo yakoraga ari ku isi. Ese Kristo yakoraga iki? Kristo yari umwigisha, yigisha iby'ubwami bw'Imana. Ndavuga Kristo ariko Yesu Kristo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yari ahanganye no kwirukana abadayimoni mu bantu, kuko uwo ni umurimo mwiza, kandi uwo murimo ugomba gushyigikira rya jambo ry'Imana. Icya gatatu yakoraga ni imirimo y'ibitangaza. Ibyo ibitangaza cyangwa miracles, ibitangaza kuko byarakorwaga, ariko byabaga bishyigikira rya jambo kugira ngo abantu bizere yuko Kristo ni ukuri yatumwe n'Imana koko. Niyo mpamvu yababwiye ngo nimutazezwa n'amagambo yanjye, mwizezwe nibura n'imirimo nkora, kuko nkora imirimo umuntu wese atigeze akora. So ibyo rero byatumaga tushobora kumwizera. Tumwizeye rero natwe twakora imirimo imeze nk'iyi, kandi ibyo ntireka kureba jyewe, ahubwo nawe wayikora, ariko kuko wizeye ukuri. Reka kujya gucisha no gukurikira abacishije ngo ahari, cyangwa ngo ahari ubwo ngo urimo urakorera Imana. Reka turebe irindi jambo shaka kugira ngo mu gihe ndimo gusoza. Aravuze ngo ntihakagire uboneka muri mwe umuntu ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi. Hano nagashaka kugira ngo mbe ngarukiye. Uragurira abantu ibizababaho, biriya bintu byo mufata ngo ni amasezerano mugendana, ni indagu. Bamwe araguriwe ibizababaho, kuko uramubaza uti se iryo sezerano waribwiwe nande? Ngo ni Imana yabimbwiye. Mu buhe buryo se? Uyantumyeho abakozi bayo, baraza barambwira bati bizakubaho. Yes, ushobora kuragurira abantu bizababaho, wibwira ngo ni byiza ndetse bikanababaho. So dushobora dusubira inyuma gatoya, umuntu ashobora kuragura, nibyo navugaga, umuntu akagenda mu isi abungana ibintu byitwa amasezerano. Mwahura akakubwira ati jyewe ubwo ndebera ahangaha mfite amasezerano, Imana yampaye amasezerano. Ari hehe se? Mwahuriye he?
ati no, Imana yari yampaye, yantumyeho abakozi bayo. So ugasanga umuntu we hagati ye n'Imana ntibaziranye, nta nubwo Imana ivugana nawe, nta n'icyo yamubwiye, ahubwo ariringira ibyo abandi bagize bate bamubwiye. Abo ni abapfumu baragurira abantu ibizababaho, uzabona ibi. Hariho abaragura ibibi. Mbonye akisida, mbonye urupfu, mbonye abyerekana, n'abantu bagakuka umutima, yarangiza akavuga ko ntagiye kubikuraho, niyo gusenga, bikarangira ubundi agusabye n'amafaranga yo ngo agomba kukugirayo, akakugira muri Nyungwe, akakugira, bagenda bavuga amagambo anyuranye, ariko urahaza bakubwira, undi akakubwira ngo zana y'umukeka, ayo mukeka ubu ni ukuvuga ngo azanye ibyo bita umufuragiro mu Kinyarwanda cya kera cya gipfumu, ari byo bitaga umufuragiro, akabihindurira izina bikitwa umukeka, ariko mu by'ukuri ari umufuragiro, ni umupfumu weruye. Umufuragiro cyangwa umukeka nk'uko bagenda babivuga, cyangwa se kukugirayo, cyangwa se ngo izamutunga amazi yo azakoresha ngo ari mu masengesho, that's money, kandi yamara kuyafata amafaranga akigendera. Aba rero yarangiza akakubwira ibintu ukagenda ari byo wubatseho. Hari ababeshya koko, ariko hari n'abakubwira izo mbaraga zifite, kuko bose babeshya, baramutse babeshya bose 100% ntibyakunda, ariko hariyo abakora ibyo bakaba ari abapfumu. Bibiliya iravuze ngo abameze batyo ntibazaboneke hagati muri mwe. Ku murongo wa 13 rero haravuga ngo kuko ukora ibyo wese ari ikizira, Uwiteka yanga urunuka, kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Utungane rero wowe rwose ku Uwiteka Imana yawe. Kubera iki? Kuko ayo mahanga uzahindura yumviraga abashitsi, kuko ayo mahanga uzahindura, kuko ayo mahanga uzahindura yumviraga abaragurisha ibicu n'abapfumu, ngo ariko weho Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenza utyo. Uwiteka Imana yawe izaguhagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azaba ari we wumvira. Uyu nguyu umuhanuzi wavugwaga, Mose yavugaga, mu by'ukuri ni Kristo wahanurwaga yuko azaza mu gihe gikwiriye, kandi abantu bose bo mu isi bakazamwumva, uhereye ku Bayuda, ariko baramubambye, baramwanga, baramwica. Twebwe tumeze nk'abo, turanamurusha n'ububi, kuko tubeshya yuko tumuzi, ariko ntitwitondere ibyo yavuze. Ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nkaba nshaka kugira ngo nsubikire aha iri somo, tuzakomezaho ubutaha. Imana ibahe umugisha. Reka noneho ndibwira yuko icyo mvuze kizagufasha no kukurehereza kugira ngo uzifuze ikindi cyigisho kimeze nk'iki kizagikurikiraho hanyuma. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Urakoze. Mana ishobora byose, turagushimye wowe ukora ibikomeye, ukora ibitangaza. Baranatwe utugirire neza, turwanire intambara, uturokore muri kino gihe kigoranye, kandi uduhe kumenya wowe inzira yawe y'ukuri ko irimo gakiza, kugira ngo twe kwifatanya n'imikorere y'umwanzi, maze igihe yaratwaye benshi muri twe, maze bakeya barokoke icyago, kandi umwuka arusheho kubahishurira ibirenze ibi yewe navuga. Ushimwe ko wemeye kubikora Mwami, byambarije mu izina ryawe Kristo Yesu Umwami wacu, amen. Ndabararika rero kuza aho duteranira buri ku cyumweru kuva saa 7 kugera saa 10, ngo ibyo bintu tubyige. Mwe abatuye muri Kigali, ni hano mu Nyakabanda ya Kimisagara. Imana ibaho umugisha. Ushaka kugira icyo ambaza cyangwa icyo ashaka kugira ngo amenye kirenze ibyo mvuze, yaza kumpamagara kuri telefone nomero 0788 50 60 76. Icyitonderwa, iyo nomero niba no kuri WhatsApp. Murakoze.